kimwe kuri malariya se bose barangiza bityo bigeze byatuma ugira iseseme neza kugira umwana twese ku ishuri ugeze ku ishuri barasobanuye aho buri mwaka urabizi nk'umubyeyi wabyaye wanditse nawe iya neza nyine mama urakumva yego naragutengushye twari turi mu buzima bugoye ariko nyine nanjye ntabwo nari kwitwara ku kigo haje umugisha kumva nyine amututamaye yarasa ku ntego yanarwaye iki ariko noneho ngo subiramo ratwite ariko mama wese namubwira ngo iki urabinisubiza mu bikundi ntabwo nshaka yuko uramugabanya urabizi neza yuko nemera nkajya guca inshuro hejuru yawe nta kintu kimwe ashobora kumva nta n'icyo ntabasha gusobanura ntabwo ashobora sinasobanura
kavuga ntabwo turabona ko ari muri gukina tukeneye kubifata naho hari sibyo amahirwe action kandi nizera yampaye urukundo birandenga nirengagiza abasaga bagenda inyuma genda gukunda buri kimwe na kimwe njye mfite sinashobora kwirirwa nende kuvuga nkora muri bifuza abacirwa gahora nabigize intambara sincoye guhora rwanda oya sinakira stress nzarireshe nishitare ibisitsi kaje kusinabisi ariko icyo mfite nagibuha akira umutima wanjye uwakira ufate mutima ndaje yakira Nehemiya komeza wubake nubwo Tobiya na Sanibalati na Beshimu barimo basenya Nehemiya komeza wubake Baba wastahili, Baba wastahili, Baba wastahili. Zandiko zo kuturengera zamaze kuturogasha kigeragezo sakane kumuntu namuri naitaka Kumawara nijoro arindarusha mukwizi n'izuba ora bigaragaraye nuko mu rukundo utabishukuriye maisha yangu nimupe nani maisha yangu yote nimupe Yesu atawale. Oh, maisha yangu nimupe nani maisha yangu yote nimupe Yesu. Hey Yahweh,
wanyoye icyumadame umutima kure niyo wibera niba ugeze mu rukundo byara neza ufata amasomo yeguhaye ameza zambwira ikizunga anyuzwe ko ufite amahoro ndashima cyane ko wambonye kashigikira icyo gihe izuba